abasujema tubifurije ibihe byiza nshuti bakunze mudukurikiye nizere ko mumeze neza aho muri hose. Rero reka mukomeze kugubwa neza. Uyu munsi turi kumwe na Shangazi kugira ngo atubwire impamvu ishobora gutuma umugore ahumura nabi mu gitsina cyangwa se anuka mu gitsina. Shangazi, ijambo ni iryawe. Urakoze cyane kandi n'abasuhuza nshuti zanjye. Ikintu gituma umudamu ashobora kumva nabi mu gitsina akaba yagucaho kumva afite impumuro itari nziza, hari ibijya byitwa igikara, ariko nanone hari ikintu cy'umwanda. Tugarutse ku mwanda, hari ikintu cy'umwanda ku buryo ushobora kuba utazi koga neza mu gitsina, ugasanga urakaraba, mu gihe ukaraba ntiwoga neza ngo ube wakoza no mu mayasha. Ni ibintu biba bitandukanye. Ubundi nababwiye yuko buriya kirya gifasha mu kwitawaza. Ushobora gufata akantu k'akayeswime, ikindi ufite nk'amazi ashyushye, amazi ashyushye aba meza kuba wayogesha mu gitsina kugira ngo abashe kugira impumuro nziza. Ushobora gufata akayeswime n'utuzi dushyushye ugakubishamo, ukoga neza byatari nawe ukumva ko umwanda ucizemo, ugakuba mu mayasha, ugakubamo imbere neza. Ntabwo tubabwiye ngo muzikubemo kugira ngo mugezemo naho mushobora kwikobora, wikubamo bitewe n'uko uri bwumve umwanda ugenda ushiramo ukaba warekera. Kandi ikindi akayeswime niba ugakoresheje gafura, numara kugafura ukanika ahantu hari izuba kugira ngo kume kavemo ya myanda, ya mikorobe, kugira ngo ejo utazagakoresha kagutera infection nazo ni ikibazo. Kandi ikindi kintu twabwiye ibintu byo kwiyuka ko ari ibintu byiza. Buriya iyo ufashe umuti, iyo utetse umuti ya miti tujye tubarangira, ukaba wawicaramo nawe urafata ukawikubisha. Imba utajya ukoresha eswime cyangwa se ngo ujye ufata ikindi kintu ushobora kuba wakubishamo. Iyo ufashe wa muti wawicayemo nawo ukawikubisha neza ku buryo wumva heza nta mwanda n'umwe usigayemo, nabyo biragufasha cyane kuko biba byiza. Ni n'ibintu by'ingenzi. Okay. None se ikibazo hari ahantu bavuze ngo kwistanje, ariko abantu burya benshi bashobora kuba batumva icyo kintu uvuze icyo ari cyo. Wakibasobanurira kugira ngo babashe kucyumva? Kwistanje rero niba mutabisobanukiwe, urabona hari ukuntu ushobora kuba wajya no kuri tuwarete. Urugero wakarabye wamaze koga neza, ugiye nko mu kazi, cyangwa ugiye nko mu kazi, abantu benshi tuba twagiye mu kazi. Mu gihe ugiye mu kazi, niba ugiye kwihagarika uba ufite amazi, turiya dukarabye tugenda dutakara. Iyo utadukarabye ni twa tundi turema umwanda, ugashobora kuba wanahumura nabi kandi witwa ko wakarabye. Buriya iyo woze mu gitsina umaze kunyara cyangwa se kwihagarika, ni ibintu byiza, bikurinda umwanda, bikakurinda no kunuka. Niyo mpamvu tubabwira ngo mujye mwistanje, ni ibintu by'ingenzi cyane. Okay, ubwo bivuze ngo kwistanje ni ugukaraba nyine? Ni ugukaraba pe. Okay. Kandi kenshi ugakaraba mu myanya ndangagitsina kugira ngo hahorane isuku. Hari igihe umuntu ashobora gutambuka ukumva nyine afite impumuro mbi, ukumva n'abandi badamu niko tuba tumeze. Ntabwo ariko tuba tumeze, ahubwo biterwa n'uwo muntu utiyitaho ngo yistanje, cyangwa se afata nawe ukayiswima niba mu gitondo agiye kwitabaza cyangwa agiye no koga, akikubishe neza imva umwanda umushizeho. Biriya bintu bibaho pe, bibaho cyane. Mujye mugerageza, habaho n'imiti rega, habaho n'imiti birinda. Kandi ikindi ushobora no gusiga mu mayasha, buriya turiya dukari iyo utawaje ugasanga warababutse, nibyo biba byaratewe na turiya dukari uba utitawaje, uba utasitana nyine kugira ngo tureke kukubabura. Okay, none se wenda no kuvuga ngo wenda mu gitsina cy'umugore hashobora kuba hahumura nabi, nta zindi ngingo z'umuntu zishobora kuba zihumura nabi? Zirahari, ariko usibye ko cyane cyane twibanda ku myanya ndangagitsina, ariko ubundi nko mu kwaha murabizi, n'abantu batogosha incakwaha b'abadamu cyangwa se n'abagabo mufite abagore, murabizi ko mugomba kugera mu gihe cyo guhura n'abadamu banyu, cyangwa umugabo n'abagabo banyu mw'abadamu.
buriya no mu kwaha ni ahantu hahumura nabi ku buryo ushobora kuba ufite icyokere kikaba gihumura nabi. Mugiye mubyigaho mubinabitekereza biba bintu iyo mu kwahura bibaho ku badamu mwaka dufite amabere ushobora munsi y'amabere naho hazamo umwuka mubi babisa kugira ngo ukarabe kugira ngo ugire impumuro nziza. Nanone nimba utiyuhagiye mu gitondo uri ukistanja wamara kwistanja ukayisume ukikuba mu kwaha munsi y'amabere ukiborosa ubundi ibyo biba bihagije ku buryo ushobora kuba waba uhura n'umugabo wawe mugakorana imibonano mpuzabitsina mwishimanye nta n'umwe winubira undi, ugasanga muraryamye uri kumuhumurira nabi. Kandi n'abagabo bibaho ugasanga nk'umugabo ugasanga mu gihe akuyemo nka bogisa mugiye gukora imibonano mpuzabitsina ugasanga nawe arahumura nabi mu mayashi. Nabyo biterwa kutistanja utajyanye amazi cyangwa se kutogosha. Kutogosha bizana imyanda nyine no kutoga neza ni ibintu biba biri kuri twese, reka twese turi abantu kandi ibyo niba umwe yihagarika n'undi arihagarika. Rero tujye tworoherana dukora isuku neza kugira ngo tuze kuba twahurira mu mibonano mpuzabitsina tumeze neza twishimanye buri wese yumva ari gufiringa undi kugira ngo ingo zikomeze zubakike neza duhana ke. Ni ukuri hari akantu ukomojeho k'abagabo nanjye numvaga ndi buze kukakubazaho. Abagabo kenshi bakunda kwiyorora bakumva yuko ngo gukunuka ngo ni iby'abagore. Ako kantu uvuzeho rwose karanshimishije, ugasanga nk'umugabo aheruka gukaraba kera yakugera iruhande ukumva ari gukunukira nabo ugasanga birabangamiye. Abo bagabo rwose mana yanjye sinzi ikintu uri bubatubwire kugira ngo babashe kumva rwose nabo niba bagiye kuryama bagerageze basi byibura nabo bakore nk'ibyo babwiye abagore. Ikintu ngomba kubabwira cyo ni ibya twese. Niba mvuze ngo wenda mu gihe ugiye nko kuri toilette ugiye kwihagarika twese twavuye mu ngo reka dukabye tugiye mu kazi, ariko gerageza n'amazi ushobora no kuyagura kugira ngo urinde yasuku kugira ngo wikureho imyanda utaza kuba ufite impumuro mbi ugasanga umudamu wasigaye aguha nabi, ugasanga nk'umugore wawe nakwishimiye muri gukora ibyo mukora akwinuba, ugasanga nyine ibintu mubiburiye n'uburyo ugira ngo hari ikindi kibazo mufitanye wowe n'umugore cyangwa se wowe n'umugabo kandi ntacyo mufitanye pe. Ariyo mpamvu ariko ugasanga nk'umugore aragutinya kugira ngo abikubwire cyangwa se nk'umugabo bati nawe ndi gusebya umugore wanjye ahita avuga ngo ndi kumusebya. Biba byiza iyo tubwiranye tukamenya uko tumeze tukamenya n'uko tugomba kwitaho n'uko tugomba kwitwara. Ni ibintu by'ingenzi cyane rwose. Niyo mpamvu dukunda kubabwira basi byibura hari ubwo umugore ashobora kutabikubwira cyangwa umuganga abikubwire, ariko twebwe niyo mpamvu turi hano ku bwanyu kugira ngo tubafashe. Niba ari n'ibyo wibagiwe wongere ubikosore. Oya rwose inama umuntu agomba kubagira ntabwo umuntu anyara atabagira inama kuko nicyo tuba tubereyeho. Twarababwiye n'ibyo mugira ikibazo mujye mutubwira tubasobanurire kuko nibyo bintu byacu tuba tugomba gukora. Rero nk'abadamu mwige ko abagabo banyu keya kandi ikindi mwiyiteho mubashe kuba mwajya mwisitanje neza. Niba wumva kwitawaza n'intoki byonyine utabishoboye wajya ufata akaga cyangwa se n'ikariso yawe wumva uyizeye ukaba wayikubisha neza mu gitsina ukumva ukeye uracya neza ku buryo n'ibintu by'imyanda rwose bigushiramo. Kandi ya myanda itayoze neza niyo izana n'ama infection ugasanga urarwaye ukibaza byavuye bikagucanga. Ngaho rero ngira ngo babyumvishije mu by'ukuri. Ibiganiro byacu murabizi ni byiza kandi bihoraho. Mwe mukore subscribe gusa mu likinge video mu sharinge ndetse comment ubutaha icyo tuzabigishaho kugira ngo shangaza azagaruke abigishe. Komeze kugira ibihe byiza. Bye bye. Ndabakunda cyane.